ni njye Imana yemeye ko tuza kuganira ijambo ryayo muri uyu mwanya. Icyigisho cyacu kiravuga ngo Yesu araje wirambire. Dusenge. Twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu, Mana ituye mu ijuru, ko tugeze muri aka kanya tumeye kumukaza umushimire. Mana dore tugiye kwiga ijambo ryawe, udufashe ntirinyure mu gutwi ngo rihunguke mu kundi, ahubwo rishinge imizi mu mitima yacu. Udufashe kandi uturindire muri gahunda zose zigiye kuba, uturinde kirogoya y'umwanzi. Nibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Turatangirana n'isomo riboneka mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 11. Haravuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ngiye kubabwira inkuru yerekeye n'iki cyigisho cyacu y'umukobwa. Iwabo bari abakene cyane. Uwo mukobwa yari asigaranye na nyina, se yari yarapfuye. Uwo mukobwa umunsi umwe nyina aza kumutuma kujya ku isoko, amuha ibishyimbo ngo nagera ku isoko bamugurane, bamuha ibijumba. Ageze hafi yo ku isoko ahura n'imodoka nziza, havamo umusore mwiza. Uwo musore aramubwira ati mukobwa, ndimo ndarambagiza, none mbonye ari wowe mwiza, none ndagutoye. Uwo mukobwa aguma aho ngaho. Umuhungu arakomeza aramubwira ati ikintu kiri bukwereke ko ndi bugaruke ni iyi kanzu, kandi undindira aho ngaho. Uwo mukobwa arayifata, asigara aho ngaho yishimye. Umuhungu atwara imodoka ye aragenda. Uwo mukobwa asigara aho ngaho. Saa 7 ziragera, saa 8, saa 9, saa 11 burira, butangira gucya. Kwa kundi abakobwa bajya bazinduka mu gitondo bakubura. Umukobwa umwe abona umuntu wigunze kure, arangije aramwegera ngo arebe icyabaye. Uwo mukobwa amutekerereza ukuntu ibintu byagenze. Uwo mukobwa yumva amugiriye impuhwe, aramubwira ati ikintu uwo muhungu apfa gusanga ni ugusanga hari umukobwa ufite iyo kanzu. Ihute mu rugo, mama ariyo aguha agashera, nurangiza ugaruke utegereze umukunzi wawe. Uwo mukobwa yumva nibyo, aragenda. Agezeyo asanga ni umukecuru w'umunyampuhwe, amuha umusururu, arangije aranywa. Agiye kunywa itama rya kabiri, yumva amahoni ari kuvugira kure y'imodoka ya wa mukunzi we. Uwo mukobwa ariruka. Agezeyo umuhungu ataragenda aramubwira ati umukobwa nasanze ufite ikanzu niwe twari twaravuganye ejo, kuko niwe nasigiye ikanzu. Uwo mukobwa arababara, aramubwira ati ni njye twari twaravuganye. Umuhungu aravuga ngo n'ubundi ndakwibuka, ariko wananiwe kuntegereza wihanganye. None reka njyane n'uyu mukobwa witeguye, ubutaha uzikosore. Icyo twakura muri iyi nkuru: dutegereze umukwe twihanganye kandi twe gucogora, kugira ngo Yesu nazaza azatujyane mu ijuru. Ibyo nibyo mbasabira, nawe nisabira mu izina rya Yesu. Amen.